Anita ni umukobwa wavukiye muri Marabaho muri Butare. Yabyirutse ari umwana ufite ikinyabupfura, uzi ubwenge, arerwa n'ababyeyi be bafatanyaga no mu mirimo itandukanye yo mu rugo. Mu biruhuko bya Pasika Anita yaje kumenyana n'umuhungu witwa David, basezerana kuzabana. Ibiruhuko birangiye David yasubiye iwabo, ariko habaye Jenoside Anita na David ntibongera kubonana. Umwana muto abo sinzabyibagirwa pe. Cyane uriya mugore ukuntu yigeraga igitenge cya mama. Umwambaro baradusahura. Yigera igitenge cya mama cyiza yari afite yajyanaga gusenga. Agira ati reka abantu bagenzi bari benshi. Agira ati kujyana ikibazo ganora n'ubututsi kazi. Kandi ari mwiza ntabwo kimbereye. Ntabwo nzabyibagirwa kandi nari ngira umwana pe. Mwari kuzi ko wamugani wawe ari nk'agacucu. Ubwo se wabufata bari kubabarira cyangwa ndabyo sinabitekerezaga. Nari nishe mu byatsi none abareberaga. Ariko numvaga ndi umusirikare. Abasirikare ko muri Amerika muri ya ntambara muri Vietnam. Cyane ko nari nzi ko barimo no kutwica. Ntacyo byari bimbwiye. ariko impamvu ukahita araduseka nuko atabyumvise neza, cyangwa se shaka nuko sobuko yapfuye utamubonye. Ndetse nawe mubyeyi gito umwana ndayikwiye, cyangwa se umuhoro umuhungu uhora kubatwara mu modoka n'umushoferi wanyu yitwaza yuko ngo mukorana. Muraza kumbabarira njyewe nameze nkaho ntari kubera nari mu gutekereza inama tugiye kujya mu mukanya y'abashoramari, kandi amaze kumva n'umushoferi yamaze kuhagera. Umushoferi hoze bavuga hano mu karari so numvaga twahanyura twagenda. Kandi ntabwo nagenda muri ya nama ngo nikore bikunde. Hari ijambo rimwe nshaka kukubwira. Mwarandeze ndakura, mwandeze neza, mwambere ababyeyi beza, ndiga ndarangiza. None Imana irampaye n'umugisha mu mabizinesi turimo gukora biragenda neza. So hari ikintu kimwe nashaka gukorera. Amafaranga ya mbere ariwe muri ya bizinesi turimo gukora ndagugurira imodoka. So numva twagenda. Hello? Yeah, what's up, man? Itike ndayirara mvuye kwigura. Yeah. Sha, ndaragutanze. Ndagutanze mu rw'imisozi igihumbi kabisa. Nyuma y'imyaka 17. Zaza nkubwira amakuru. Ntabwo ari mwe rwa kera. Nibutse ko navuye ndi umwana. Nihandi mwe ari igitaka indi hewe.
ariko ngo byose byahindutse kaburimbo sinzi amazu nk'ay'inangaha niho areba. Ya nta kibazo uzinduke mu gitondo ubinzanire ariko ntibagirwe gushyiraho amanimero y'amatelefone yabo. Ntacyo nzabibagezaho. Thanks man. Good night, bye. Anita, Love, David, nguhaye umutima wanjye kugeza fuye. Wanjye hari ndawundi munsi yishwe n'inyama ko nabasabye ko tujyana ariko navuye ngo mugurire. Shagiye nk'ubu ndayikwemera ndumva utagoye. Ushaka nubwo ngomba kubitora byibyo none ahangaha ubuze ko ngo umugore umugabo urimo kuvugira ibyo bigambo byose. Ariko uko musetsa koko. Uzi kuri nka wa mugabo wavuze ngo yibagira uko avokaza n'iminzani. Uravugira ku mpeta fiancé se umwambitse cyangwa sha warose mwakoze kugira ngo bwabaye sha ibuke ko umujene akura mundi kandi anyikundiye nta n'ikintu kirimo kandi nanjye ntaho mwaye. Kangure kanukangurisha imbere buri gihe cyose mujye mumenya kunywa amazi y'amariba mu ifukuri. Banyuma bansi bari n'ikikoranga avuga byongeye kusiza ya PC. Wowe mwicerwa ngo mukora iki? Nimujya kurwana mu mgenze masifrire tumenye uri umwegukane cyangwa uri bahabwe carte rouge. Mwese mukwiza umutuku. Nanjye sanita. Amazi mbonye aha aya ni Burayi. Erega se amazi nk'ayo Burayi gusa n'imikorere nayo ni uko ukuntu ababyara bari bashyuye kukwakira ariko ntabonye ko baza kubera akazi. Aha u Rwanda no Burayi bwa Afrika pe neza twajya ngo ni wa muntu wavuze ngo u Rwanda no Ubusuwisi bwa Afrika ariko ukuntu nabonye kinkubeshye ndabwira ababyeyi banjye bavye Burayi pe baza ndapfa gusubirayo gusa nicyo kintu cyambere kiwe kinjyana ushobora gusanga intanga mutusha kubaho neza pe. Kera ntigiye kugera bakorodine bazagutembereza wirebere ibyo mufite turabifite wongeyeho n'ibyo kurya bikira umwimerere.
ndashaka gusura ko kugeza byose icyo dukora kiracyahari kiracyahari cyo mutari kuri firizo rero ubu ari umuntu kodje nashaka kujyayo kuva aho abereye uburokore yababariye se ubu n'usigaye amusura ni ukuri baragaruka ryari baraje mbura kwe ku kazi hano ni heza cyane baheruka gukira umwana urabona harahindutse cyane karibu rero ariko ushaka muri ukaraga kuzeka ko bari bari cyo nabaye oya bari no kumenya umwana muto wari kumenya umutwe wari kumushinga oya urande kandi nta fuke ntabwo nabo ariko reka mbese bisigwa okay ariko reka nkubwire mama ubu byose nabiboneye umutwe wowe muganga yaguhaye ko ushaka kumushimira mbega mukweri muganga ndamukwereka kumushimira mami please will you marry me mami ibuka ibintu byose twaciye ibikomeye ibigoranye byose twacanyemo wambereye umwana mwiza nanjye narihanganye mu buryo bwose bushoboka ariko mami ndumva igihe ari ikimenyetso please my love will you marry me yes ureba ibiruhuko birarangira kandi njye ndifuza ko twaguma mu nzira hereye wowe urabyumva ute cyangwa se umbwire ijambo rimwe nzagenderaho kugira ngo ngende ushobora kugutekereza nihangana buri gihe ujye wiga ugamije gutsinda kugira ngo bajye baguhemba kuza mu biruhuko aho gushakira umwarimu wo mu kiruhuko nanjye uko kugeza igihe tuzakora uko tukabana ani yakubwira ko tujya tubukora imana yo irahari mbese imbere y'imana izuba n'ibiti bidukikije abana bato amakuru yanyu meza Anita kudaherutse kuza kwiba amapera yagiye ku ishuri ndareba mukiri abana bato cyakoze mu minsi iri imbere nubwo nzaba narashaje muzaze nzabasezeranya kandi imana ibahe umugisha mugire mutahe muve no mu muhanda pasiteri arahari kayitara arahari mariya jangiye mbere ariko umenye umaze gukora nk'icumi gusa
ntekereza yuko nzongera kubona Anita ko nabitekerezaga nta nubwo byanze kuko nta wundi muntu nakwizera usibye wowe babarira umbwire uriya mukobwa uri muri salo si inshuti yawe yego wambabariye se ukangana niba afite umuntu wapi wambabariye ukamuperezanta njye ntigerageza David waba ugize imana pe kuko Solange ni umwana mwiza pe nkuko njya mbivuga buri gihe hahirwa umuntu uzamwegukana ni umukobwa wo kwizihira pe abaye ari wowe David nakwishima cyane kandi nkwereke wambabariye tukajyana muri salo ukamuperezanta ahasigaye we wigire nkaho uri bisi ura hirya no hino sibyo ahasigaye igenda igerageza urimenya nta kibazo aho reka tugende Uncle, uziko Kayitare yagize ubwoba none yasabye mariage nyine nyuma iminsi ibiri niko aka kazi kazatuma bakumva ntabizi ndaza kwisubiraho n'umwana batazambindikiranya ariko reka ndebe iyo mpeta njyewe na gahunda ufite gahunda yari yo kuzabana bituma nza ndagenda njya iwabo aho bari batuye mpageze bambwira yuko yapfuye ariko kuva nabimenya kuva bambwira ko yapfuye indoto zanjye zahise zihindukirira kuri wowe ndumva nta kibazo Imana ibyemeye nazamusimbura Imana yabyemeye wa munsi twamenyanaga njye nawe Solange Karame nshaka kukubwira ko guhera uyu munsi izina Anita tutazongera kuryumva ukundi kuko ryabonye umusimbura umutwe wanjye umutima wanjye yewe ndetse no mu birenge byanjye izaba ari Solange urabibona gute dise dupangu ubukwe ndumva nta kibazo wowe uhitamo aho tuzakorera ubukwe nanjye hano mu buryo bwahitamo sibyo shami ibyo nta kibazo ahubwo nawe ndashaka guhitamo unshakira ikintu nzaguha kikagushimisha naho wagiye uri hose ukavuga uti mfite umugabo kabisa ndashaka ko uzampa shenete nziza isumba iyi ngiyi ubwiza kuko burya umugore shenete yambaye kwereka umugabo we shami ibyo ndabikwemerera
kandi vuba cyane uraza kuba muri kuyibona. Thank you. You're welcome. You are the most beautiful woman in the world ever seen. My queen, my angel. Can you turn back, please? Yes. ngaho reba namwe ibyo murakora kuko ndananiwe pe kandi isigaje iminsi 3 gusa cyakora nini ndubona namaze kunsaba ishene tuzahita tuyitwara sibyo kari umuntu akangira ahubwo we mwera bimera ko araza gukora by'amahanga birangiza vuba oya reka mbe nkijyamo umunyenga iminsi 2 gusa urakinisha akadoye y'umusheri wo mu bwara shaka njya kumuzanye kaje ndi mu rugati Kabebe? No, Anita, ni wowe ntabwo wahindutse. David, wenda ushobora kuba waranyibagiwe. Anita, ni njyewe, igihe David, twari dufitanye imishinga kuva kera yo kugirana kure. Anita, igihe ndeba neza, wenda ushobora kuba utanyibuka ariko ni njyewe, we ntabwo wigeze uhinduka. Anita, wari waragiye nagiye hanze
naje kugushaka iwanyu ngarutse mama Nadine ambwira ngo mwarapfuye mwese none Anita wanjye uracyabaho no mbwira mwaje gukora cyangwa nenejeje muri mwana wawe yari yaje kwiga bikabusaba ikintu kimwe wambabariye ukaba iminota 5 yonyine gusa 5 yonyine gusa umwana akiri koga sibyo thank you so much so siri bungurire ariko Kayita wajya ureka kwigira umwana ibyo ushaka nta kibazo okay turacyari kuri pisine nuza kudutora na Nina ndaza gukwereka umuntu twahuriye wa kera cyane okay ntuhinduka uracyari wa wundi wa mukobwa always beautiful in control umunyembaraga kandi uhorurangwa n'uburanga gusa wowe warahindutse ntawapfa kukumenya guhinduka ko narahindutse n'isoni zarashize ariko ntabwo nigeze nkibagirwa Anita igihe cyose nahoraga ntekereza ko ari wowe uzambera umugore bituma mva i Burayi ngaruka inanga nje gushaka wowe ngeze inanga bambwira ko mwapfuye mwabishe mwese none uracyariho nagerageje uko nshoboye kose ngo ngutegereze ntekereza ko umunsi umwe byibuze nazakubona niga muri segonderi najyaga ngenda muri gare byibuze 3 mu cyumweru ko natekerezaga ko ndi bukubona nagiye mu expo njya muri stade habaye imipira kuko numvaga byibuze mu bantu benshi ndi bukubonemo Jeannette wampaye ngo nzajya nkubukiraho nayikuyemo icyumweru gishize umunsi nasabiweho kandi icyumweru gitaha nzakora ubukwe Anita uracyankunda ngukunda ngo bimere iki icyumweru kimwe sigaje ngo nkore ubukwe urumva afite umwanya wo gutekereza ibyo bintu ndabona waransimbuje Jeannette nziza niwe wayikuguriye cyakora niba ariwe wayikuguriye yaba ari umugabo mwiza pe ninjye nayimwisabiye kuko nari nyine ikintu cyatuma nkwibagirwa cyakora nifura ndamuzi bihagije
sinigeze mbasha gukunda undi mukobwa. Igihe cyose aho nabaga ntekereza wowe gusa iyo nza kumenya ahantu uri cyangwa nkagaruka mbere y'umwaka, byari biba byiza kuruta ubu. Anita, ntabwo ntirirarenga. Kayitare yaje tugende. Uwakuntwaye n'ubaraje kukuntwara, gusa nishimiye ko nakubonye. Turagutumiye kandi mu bukwe bwacu. Kuba ufite undi si byo bizambuza kubukunda cyangwa ngo bibenkuremo. Ibyo ntashoboye tutari kumwe ntabwo nshobora kubishobora twamaze kubonana. Nabona undi ndabizi, ariko nta wundi umutima wanjye ushaka usibye wowe. Ntabwo wagusimbura umutima wanjye. Reka ndebe ndumva ndi kuba bihamagaye, ndagaruka mu kanya. Saba uretse gato ndaje nguhamagare, ariko ndiho yihutirwa sibyo? Okay, thank you. Nagarutse dukomeze. It's fine, it's okay. Ukeneye urukundo rwo kurwanjye, ariko winyingingira kukwibagirwa, kuko ntabwo uri umukobwa umuntu ashobora gupfa kukwibagirwa gutyo. Okay. Basi nyemerera nk'umwanya tuganira akanya gato, biramfasha. Reka nisubire n'ubu. Ubu kuko watari gushyira mu gaciro ko nambwiye ko nyuma ko tubonana Kayitare ari mu rugo ntegereje. Niba wamubwiye ku mugoroba ukaba utamuha amasaha, washobora kuba bara ku masaha y'iwabo. Ubundi mukuru aza kumara iki? Aza kuzura bose wabo yasizanye iki? Aba nasigaye ndi ikinege. Icyo murebye nibuka ko angana na Mishi, agire vuba ngo asubire aturutse. N'ubundi menye yasubiye ko kwarukuza kunsezera nzaniye n'inkunga maze ubundi agafata iyibura. David, gusa ntabwo byoroshye. Reba nawe, urukundo rwinshi buri wese afite kandi rutazashoboka. Solange, ndashaka kumenya ikintu kimwe mbere yuko dutandukana.
kuva namenya ko Anita yapfuye nta wundi muntu nigezemo agaciro muri iki gihugu usibye wowe, ariko ngiye kwisubirira iw'abandi. Sinzanashaka, sinshobora kuba muri uru Rwanda Anita arimwo ntamufite. Bishoboka, sinabishobora Solange. I'm sorry. I'm sorry. ushobora kuntahana please please. Yeah. icyari kinzanye ushobora gusubiza Kinja cya kikuzimu. Anita mbabarira unsubizisha Anita. Gerageza ushaka ahandi hantu ujugunye. Yahora insoga buri munsi. nitwara wowe uyijugunya aho ushaka ko njyewe icyo ushaka ni kureba Njyewe ushaka imbabazi. no kunyumvisha nawe nibwo byanashaka. Reka nkubwire rero ikintu kimwe. Ndashaka kwibagirwa ko ibi birimo kumbaho ari ukuri. Ndashaka kwikuramo ko nyuma y'iminsi 3 uri bubaye undi mugabo. Anita, ndashaka gukora ikintu nifuje gukora kuva kera. Ndimo ukabinyagira ubundi bikananira njye ku giti cyanjye. Nifuje ko twakora ubukwe tukiri abana padiri adahari. Yego wenda niba nuko twari tukiri abana, ariko ubundi nahoraga ukagende ukaba yaramugereje cyangwa nakumva kugira ngo arankunane ariko se n'ibiki ko bifite ubwoba uzi ko wagira ngo barimo guterurira ushobora kurambwira ubwo ndabona cya kinazi ngo David akiri intangamo mu kino gihugu ntabwo nshusho kugira amahoro buri kintu cyose ngejeje gufata mbona kimwe icyo ari cyo cyose ushobora kubera ko najyaga mperekeza Anita ahantu habaye imipira habaye amakonseri ngo bagiye gutegereza David ngo arebe ko yaturuka mu bantu benshi baba baje aho ngaho watwara umugore w'abandi rero ushaka ngo umugore n'ibiki Anita yarayikundiye nta wundi muntu yakunze nkanjye kuri yose kandi urabona ndabizi ubaye iki cyangwa n'ubundi rero biragufasha kugenda
umugisha wo gutunga uzabyara umukobwa ntabwo nakomera umubyeyi azakomeza mugwe nazakomeza kumbera umwana nzamufundisha nanjye kumusezera kandi hari ibyo arahuze arabimangamira ok ngaho njira y'umukontine mushaka kumbwira ngo twize muri barize zanjye hari ikintu nari nibagiwe kandi gifite akamaro kanini cyane. ujye wiga ugamije gutsinda kugira ngo bajye baguhemba kuza mu biruhuko aho ubushakira umwarimu wo mu kiruhuko nanjye uko kugeza igihe tuzakora uko tukabana. yakubwira ko tujya tubukora imana yo irahari mbese imbere y'imana izuba n'ibiti bidukikije. I'm sorry. Ndashaka kubwira ko mu buzima bwanjye nabaye nta n'undi mukobwa nigeze nifuza nayo sheke nagize mu buzima bwanjye. Ariko Anita bye. Jeanette yazaho umuntu yamara yarayikundaga cyane njye nabaga nyifite numvaga turi kumwe kuri ubu ngubu mukunda kuruta uko mukunda ntanamukugurana. nibura basi usanga baramutwaye cyangwa se simubona akomana ubu iki gikomere nzakirwa n'icyo. David, niba ushaka ko kitakugumana ambara ubutahe amatwara ibireba ibyo biratuma urekera kuruturura. Salamu ntabwo nabishobora
icyo nabishobora oya David jya mu cyumba cyawe wambara nanjye ngiye kwambara turavuga wenda ubwo unyemereye kuri bumuherekeze ariko sinzi ko mbishobora. Kayitare Emmanuel wemeye ku mugaragaro ko Anita umukundwa akubera umugore mu buzima bwawe bwose? Ubwo Kayitare Emmanuel abyemeye ndamusaba noneho abishyire mu ndahiro. Jewe Kayitare Emmanuel nemeye ko Anita umukundwa umbera umugore nanjye nkakubera umugabo kuzageza igihe umwami Yesu azagarukira cyangwa dutandukanijwe n'urupfu. Anita umukundwa wemeye ko Kayitare Emmanuel akubera umugabo mukazabana akaramata mu buzima bwanyu bwose? La Croix du Sud. Ok, come. Nze kumuha glucose, sinetidine, biscopa. Ndabizi ko umukobwa wawe
amafaranga ari yose wabasanga kandi nubwo byaba ngombwa ko wamujyana hanze uzaze iwanjye nzabafasha. urakoze kwifatanya natwe. umurwayi arimo arakira nta kibazo reka njyane umwana w'abandi yari yaje kwivuza nuko nari mbabonye aha ngaha gusa tuzasubira. niko ibyo kumbeshyira ko ngo ibyo byaje biri kumwereka ko ufite kopine wumvaga bidahagije ku buryo usanga ndi bindenganya ntabwo ari ngewe sinzi ukuntu byaje gusa nawe waba ubona ko wari uhugiye ngarutse utavuye kwivuza muganga amaze kuvuga ko nta kibazo ufite abwira n'abandi ko bagomba gutaha kugira ngo batabaye ibitaro bavuga mu masaha n'igice z'ijoro ubundi isura abazungu iki ntiwamwanze ntiwamwirukanye nuko ayo masaha ndege yatuma yagiye kujya kunama sibyo ko bimwe tuba tubona ko gahunda zitandukanye aho kwa mukobwa uzazana ishyamba David ibyo akubwira byose aragushuka kuko nabonye se yaraje yitwaje indi nkuru ushobora kumara igihe usanga n'umugena ufata nk'abandi bantu bose ufasha kumenya agaciro kawe kumva ikiri kumenya agaciro kuza cyumva mfite ibibazo nta cyumba ko numva mushaka kuzakubaza ko nigeze menya agaciro kawe nyine wumva ukuntu u Rwanda ari rutoya ushobora gusanga abantu bafite icyo bahuriyeho cyangwa se ikibatanya kera bajyaga guteta kwa Gasana nyuma jenoside ibaye abo mu mujyi bamarwa n'abo papa yari ayoboye ni gute wumva bakwemera ntekereza ko buri muntu wese azibarizwa nuko ntawe uhitamo aho avukira
ese ubundi ubwirwa n'iki uriya Solange urimo kunsinagira niba iwabo utarabiciye wewe wibaza ko kuba baravuye hanze nta bapfandimwe bari bafite ahangaha mu Rwanda? ndabwira nahamagaye nawe wishimye. Hello. Turajya kumusura ku mugoroba. Ahubwo Claude yaramere nabi ngo arashaka ko mbajyana ahantu. Reka muguhe mupange ngo murambwira. Ariko umva ntugire icyo umubwira ku mabanga yacu. Sawa. Oui. Turaho tumeze neza. Sawa, utasubira. Okay. Allô? Sanze nahamagaye bimeze gute? Ndabona umuntu gusangira mu rugo kogi. Urashaka ngo ndagenda? Nose uzagenda ryari? Urashaka ngenda ryari? Wabonetse gato niba ntacyo bikwicira. Ani, kuki umwe gutyo? Oya nta mpamvu yindi nuko twembi cyangwa twese byadufasha kudufasha. Nubwo twembi cyangwa twese ninjye nande? Wowe famille yanjye na Kayitare niyo mvuga neza. Ani, ubwo rero bisabye n'umwaka nawumara ntaragenda. Naho ibyuriye mukobwa byo twazanye byari ubwitwazo kugira ngo batamenya niba ni gukurikira. Ndumva ibintu k'umuranzi ariko ndaza kongera kuhamagara. Mami, ikintu kinanyana no gusaba imbabazi. Please. Mbabajije imbabazi. Reka kunyicara tezanga kabisa. Mami, reba ibintu byose twakoranye. Reba business twakoranye. Reba amakampani twakoranye. Nta kampani n'imwe muri kino gihugu iturusha kwinjiza. Mami, mbabarira ugira imbabazi nawe rero. Niba unanabishaka basi umbwire. Share zose zo mfite cyangwa se inyungu zose mfite basi mbabarira nzi kwegurira. Ariko ungirira imbabazi mbabarira. Please. Abo Kayita. Iyo wihangana nibura umunsi umwe nge nkakwihamagarira nagukumbura. Urambwira ibya kampani. Nukomeze no kuntera hejuru ndabigusigira ngo nigendere. Mbabariye. Kuki wumva ko nakumva wowe utanyumva? Icyo ngusabye ni ugusohoka hano. Ngewe ubwanjye nzakwihamagarira. Okay? Sohoka umpa amahoro. Wambabariye. Please. Iyo uza kureka undi munsi umwe ntabwo ngo byose wabisubije inyuma. So icyo ngusaba ni ugusohoka. Niba ukenera nzakwihamagarira. Gera. Bigenze bite? Kuko ntibyumvikana ukuntu ahinduza mu isegonda. Ngaho muhamagare vuba vuba basoze iramusengere ariko ntamenye ko twe twabikoze cyane.
urabona ko ari heza aya aha niho mba naguhitiyemo nawe ufite imikera nagutinyaga nuko nishyagamo akanyegabo nyine ariko ahubwo njye nagutinyaga nubwo nzagushiramo akanyereka ahubwo nzara umutipe ari seriyo reka sha ariko ni nk'ubu ngubu mpamagaye padiri wakomeza ugahagarara akizima nikiniraga mabuja mbabarira nivugiraga gusa njyewe ndumva twasenga kugira ngo Imana ibisobanure vuba dusengera ayo mahoro yo mu mutima cyane cyane ishobora kuba ari n'ihahamuka yatewe n'uko uriya muhungu muvuga yashatse kwigirira nabi noneho we akumva ari responsable wabyo. Dusenge kugira ngo habeho umutuzo cyane cyane wowe Kayitare umwihanganire icyo agusaba cyose ukimukorera. Ndumva twakwicisha bugufi tugasenga. Senge. Mana ishobora byose, igira imbabazi, turagusaba kugira ngo aka kanya turi hano ube umushobozi wa byose, mu bushobozi bwawe bwose. Icyo gitekerezo ni cyiza. Asigaye kasha marketing manager gusa. Ibitekerezo bya biranye cyo koreka mu guhamagara ubwo ndumva rwose icyo gitekerezo cyawe amafaranga ntabwo uzabona muri Rwanda azava muri banki yo mu giti cyakamuye. Bino kwita umva bino bitekerezo biri hano. Hano ni bisazi. Sibyo nababwiraga. Kubu ngubu habaye umupira wa Arsenal na Manchester. Umuntu agafata inkoko yarangiza akazisiga amarangi akandikaho Coca-Cola yarangiza akazishora ikibuga. Ni inkoko kazini cyane. Ugeze uri guhamagara kweli. Hekasha. Aba uriga bazi tuna nimwe yasigara cyangwa bakazisi. Aho niho padi ryotera. Bazirukankana. Aho zikatiye hakaba hateretse firigo za Coca-Cola. Uyigezeho ava ku nkoko ava no ku mupira yifatira Coca-Cola yinywera. Ande ya stade hakibera indi stade yindi ya Coca-Cola yuzuye abantu kurusha abari muri stade y'umupira. Bicariye mu ntebe za Marina banywa Coca-Cola birya mu bitanda bya Marina binywera Sha. Ikambwira niba atari inzara yo kurya inkoko menye utanywa Coca-Cola mucanga tugende tumujye kurya.
pastor mwiriweho turimo turashima Imana ndabona ibintu bigenda neza kabisa umunsi wasekera twavuye gusangira nta kibazo rwose amasengesho arimo arakora n'ubu ngubu turi mu kazi akazi karagenda neza arishimye nta kibazo nabishoboye wanagera no mu rugo tugasangira n'icyayi ku mugoroba wabonye akanya murakoze cyane sawa merci ubuse kandi amakokakora ntiwagira ntiwayazi zana indi imbere umva de ngo abirabura bari burayi bagiye kuzajya bashakira abazungu amakokakirwa ngo nabo baze bongera kurushaho ntabivuga ubu bivuze ari mu bantu bakoze uwo mushinga ndarambiwe buri munsi ngo abanyaburayi ibyo narebaga ubikora se ubikora iki aka kanya ntabwo araruhuka agize kunyicira ubukwe na n'ubu ngubu baracyamiga buri munsi bisaze nkwereke zana n'iyi mudemanga mushiki wa twatuma mucatinga ibiki ntwacatinga na Dave Dave je twari turi kumwe Watinze? Watinze boy. Kare wari wananiwe shaho. Ntabwo umenyereye siporo. Ako ugikora siporo iruhura mu mutwe. Uriya nitugaruka ntabwo uzanga kuriya. Ntabwo nzagaruka. Uriya shato uzagarukana. Sibyo? Iyo ukora siporo iruhura mu mutwe. Ariko wambabariye. Okay. Se ntuguhakireka ugiye kukugira amahane buryo sikari ngiye kuguha akabiza ariko wari amabuye ntabwo ngiye nkunda umuntu amata ibintu ibyo mpfa na Kayitare ntabwo mbikunda. Okay. Anita, gitari yanjye nayibagiriwe mu rugo. Ariko nitugera mu rugo ako nanone aha ndakuririmbira ngira ikibazo. Ako nitugera mu rugo ndakumariraho ubuhanzi bwanjye bwose kandi wasanga utazi ko ndi umuhanzi jewe. Nakoze indirimbo muri Canada harimo n'iyawe kwanza ndahera ku yawe kandi ubu nakurimbira
move it. Go. Anita, ni wowe Imana yamaye waje kusetsa. Okay. Anita, ni wowe mwana nahisemo kuva kera tukiri bato, none rero Imana yongeye kuduhuza nyuma y'imyaka 17 y'amatage. Anita, wowe urimo kusetsa ariko rero tugera mu rugo ndagucungira gitari. Anita, n'umurya wa gitari baza kuma kabizu kandi wakanyanga nakumubeshya. Dave. Yes, mommy. Byashoboka ko tuzasubirana muri Canada. Ngaho se ni igisubizo vuba cyangwa se mbize nabyo ushaka? It's like I'm dreaming. What? No. Njyewe nawe? Wait, Canada? No. I can't believe this. Okay. This is a no? I'm dreaming. No? Of course, yes, mommy. Yes. No. Jewe nawe. Ndimo ndaro. Ndarota. Ayo ndarota. No. Good. Yes or no? Awimbaza binda biva. Yagize ndayifite. Nakibazo afite. ariko tante hari ikintu ugiye basobanukira kuva uyu muhungu akiri aha ngaha nta kintu na kimwe kizakunda nta kintu kimwe kizashoboka buri munsi muravuga sinzi ngo murasenga ngo muragira muto uyu muhungu buri munsi amwongeramo ibindi bigambo buri munsi ntabwo bishoboka ibyo musengera byose byo mugira gute nta kintu na kimwe cyakunda reka kuba umwana twamaze kumenya ko umwanzi wacu aturimo kayita amategeko aramukwemerera wowe terura ko ba mama se babateruraga byababuzaga gukunda abagabo babo ntanswe mwebwe mukunda niba wifuza ko nterura terura nerure ntabwo bishoboka ko abantu batagukunda ikindi kandi nzaba ni noneho nizanira umwanzi noneho mwikuruye neza neza akwanga se akwangira iki wowe uzareke kumufata ku ngufu gusa ubundi arekane n'iriya mbwa yihitira ahubwo reka ngende mutume umuhamagara umuhamagara umubwire ko wamukoreye surprise hanyuma aze umuterure ntakundi
kuri nta kintu nakora kabisa. Kaza? Noni bari. Ayo. Hello Dad. Barize ikintu sawa. Nuhagera uhita umusaruro. Ntutinde. Ubahirize gahunda. Uze guparika hariya hirya ngenda ndagusohoka. Okay? Kaita, niba ubeshakaga kutarahagera uhebe kuko mwiyumviye abyira umuzamu anamuha n'ivarisi ngo ayihe David, ahubwo garukira aho ugeze hituza vuba. Yo chef, ni wambwiye ngomba guhereza Ugiye ugiye vuba. Okay. Nyuma y'uko Anita na David bumvikanye gusubirana muri Canada, Tante yagambaniye Anita, Kayitare aramuterura amufungirana iwe mu rugo. Nubwo amategeko yemeraga Anita nk'umugore wa Kayitare, Anita byamuteye agahinda kuko atarakimufitiye urukundo. Okay. Honey, hari ikintu ushaka gusaba? Saba icyo ushaka cyose, niba kiba kuri iyi filime ndakiguhereza. I promise. Kibona nona. Ndashaka pizza. What? Pizza? Pizza yonyine?
know. Oh, my chief. Yes. Nifuzaga ko muhita munkorera pizza yihuse kwa kundi imwe isanzwe njya nkoresha, ariko numwe mugire akarusho. Yeah, thank you so much. Yeah. Just 2 minutes and I'll be musobanukiwe ko ari Satani ashaka gusenya ibyo twubatse. Urakurikira ngo aya masaha kwe ntiyakurikije mu kino gicuku. Uramaze icyizere uburyo warabikoze. Nibyo nakoze kandi nasinze, ntabwo uzi ikintu kimwe nakoze ni ukuri. Umusoko wibuka ko wasenga. Uragira ngo uretse n'ibindi byose warabikoze. Usiba ko warabifasha ku ngufu. Kuba nakumenya iyo muzi usinda wibagirwa. Ako si ubundi igihe cyose wategereje iyo ukomeza ugategereza cyangwa se uhamagara pasiteri akagusinyira mu hano. Mami, breakfast yamaze gutungana. Amahoro Kayita. Amahoro kwihangana. Yewe urufate ugatoya. Please. Nurangiza umbwire nzi nicara. Ntabwo ushobora kwicara nawe kumenya. Uzanira bose basi. Ntabyo nshaka. Kayita. Ndakwanga n'umutima wanjye wose. urazi n'ibindi kare noneho Kayitare nadasara ndamenye ko ari umugabo nako ndazita ariko Kayitare arasetse ese buriya abona yaterura nita twiziye twese
akabona byamworohera, nyamara iyo amutwara buhoro ahari yari kwisubira. ariko uzi ko nawe usetse nako muwasetse nawe urimo yisubira iki ko nawe umutipe uvuye Canada yaramutwaye ndetse ko nyine yanze kumubura akamutera, ariko nubwo yamutwaye ushaka amufite atamufite. burya umushuti yawe wari uvuye Canada ntabwo umukobwa yamutwereke ahubwo baramuteruye. izo ziragurishwa. Hello? Oui. Rosa, amakuru? Umeze neza? Aha. Kumva iki? Sura, ibyo uvuga ubifite igihano? Ntabwo Anita yijyanye? Buretse gato. Mbwira neza. Uravugisha ukuri? Sora, urakoze cyane. Ya, ndaza vuba cyane kabisa. Merci. Ciao. Bye, Sora. Allez, vous avez bien avisé. Hello. Good morning, sir. Yeah, this is David. Yeah, sir, I wanted to inform you that I have got some problems in Africa, and I wanted to go back there and solve it. Yeah, if Mr. Christopher can replace me for a few days, I'll be back, sir. I'll be back in 2 weeks. Yeah, 2 weeks only, sir. I'll be back. Yeah, thanks so much, sir. Good day. Bye.
kuzi ko neza neza ntitutamuzi ntabwo ibyo mwari bumubwire byari bimuhindure cyangwa se niba batwaka akanya wakwishima ni n'acyari umwana atakeneye kwiga nta mwana ukuri imbere y'ababyeyi be kandi n'undi nawe yari azi icyo ashaka kugeraho gusa utazibeshye ko azongera kugira icyizere cyangwa se ngo bakunde nka mbere hamagara iyo mbwa ngo ni Kayitare cyangwa se umuhereze iyo telefone mwihamagare ninsanga ashaka kugaruka mugarure nitwe ibyo wazanye hanyuma nkaguha raporo yose akusura rwara n'iki sibyo nazanye byose ari ibyawe okay sawa n'ahandi birakangaka bakabona gute n'abantu ntareba nta kibazo nyuma y'uko Solange bambwiye ko bamuteruye yambwiye iwabo fata taxi voiture ndamukurikira kabiri kose ngo umenye neza koko ahataha hanyuma kuki utahamagaye polisi iyo nyamagara akampindura umusazi wowe ndahakwereka ibintu uzimenya ese ubundi waratinze wagira ngo nta kintu cyari kikubabaje urudini ni akazi kenshi nari mfite iyo nibeshya nkaza nta muntu ngasigiye nari gusubirayo bakangiza amapingu nk'umujura Anita we Anita 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 no Anita Anita ni wowe mbabarira bambwiye yuko wahisemo Kayitare bitasubira i Burayi nyuma y'igihe gito nibwo namenye yuko yaguteruye nanjye mbabarira ntabwo nabonye ko nabivugisha nk'uko nabonye iki kintu no kuva namaze kukubona ngiye guhamagara polisi dufite ikibazo kuko ntabwo mfite imbere sinzi icyo umwana azamubwira Anita uramukunda
nako niwe wahisemo. Simushaka. Nimunyinjiye njya hanze. Simushaka. Simushaka. Ihorere. Nabyumvise. Ihorere numvise. Yamubwira. Umwana ntawe ari ikibazo. Ngiye guhamagara abantu bica zino nzugi. Maze ngufate tugende dukomeze gahunda twari twarafashe. Sibyo? Devon tekereza neza. Kuko mbere twari babiri none haje n'umwana wa Kayitare. Manzi ubitekerezeho neza, ufate iminsi 3 ubitekerezeho. Niba uzumbwira icyemezo wafashe. Anita, I love you. Ntabwo nabasha gutegereza iminsi 3. Anita, ndagiye ngiye gushaka abantu bica inzugi. Sinshobora. Urakora iki hano kurara mu cyumba cy'abasha? Mbabarira nje gusaba imbabazi. Mbabarira. Nyemerera basi. Niba na liberté totale yawe ushaka, ndayiguhereza uko uyishaka. Icyo uzashaka gukora cyose uracyemerewe. Aho uzashaka kujya ni uburenganzira bwawe. Yewe mushaka no kwikodeshereza nta kibazo. Ariko mbabaje ugije imbabazi. Ndashaka inzu ushiremo icyumba cy'umwana, ushiremo n'ibyo azakenera byose. Uzajya uza kumureba ari uko bigusabye, kandi na divorce uyitegura. Amen. Kandi sohokera hano kubwira ngo ndakubabaye, ntabwo bivuze ko ushaka kureba amaso yanjye.
Anita yaje gusanga atwite umwana w'umuhungu we na David bafata icyemezo cyo kubana ariko ntibyaborera kuko Kayitare yanze kumwemerera ubutane. Camera rolling. Check sound. Silence. And action. Okay. Quiet everyone. Inzugi fatiraho vuba. Action. Cut. Oya, abantu b'inzego bafatwa na kamera kurusha ababikana. Abazungu bazikoreye twebwe. Nabo bantu ngaba ngaba rero. Action. Bagafasha neza? Kuko murabona nguma nivugana nk'umusazi njye. Okay, ntavuge. Ongera ukavuge. Okay, ongera ukavuge. Ntabwo nitakoje. Izo sake ni Ako se filme. Izo ngoko ni sake cyangwa ni nkokokazi. Erega kumbwira ko urenda kumbwira ko wisubiyeho kubera njyewe. Hey, it's okay to me. Hey, I don't trust my feelings. Just give me more time. Obviously, you can enjoy it. Ngakore. Robert we. Ya baba we. Gira we dutere. Hajya mashaka bishaka aka kanya namana nta nubwo arambirwa buri munsi. Okay, garuka. Wakoze zongo ndarambiwe. Okay. Sindi wanda bishaka. Ndarambiwe. Nta n'umushaka kunyumva ngo abanyaburayi. Ngo nakora gutyo mu bindura n'iki. Nta n'umushaka kumva ngo abanyaburayi. Uyu navuga ati ibyo wasabye nibyo nari ndimo gukora wowe urakurikizaho. I know. Aha. Nari ndimo gukora. Okay. Iyo phone ni telefone komeza. Ako jado nta soni. Tu m'ascoumes quoi? Est-ce que tu connais le français? Tu m'ascoumes. Ok. Ntabwo byoroshye kurusuzugura. Kizahejuru ijisho ryawe. Okay, uko nihagarika kubera kwihagarika hariya stand by. Alright, done, ready? Yep. Action. Cut. What is it? Yakwihanganira. Ndumva hari umuntu ukomanze reka ndaza kongera guhamagara. Uje gukora iki? Katwongere dusubiremo ku kawe jisho. Okay. Arababaje. Ndumva nagukora mu jisho rwose n'ibyo byagomba Ariko sawa umwana waramutwaye n'ukuri. Data we. Kandi atameze nk'ishusho. Sinabonye kurira.